Reka wowe dufatanyije kwiga ibi byigisho by'ishuri ryo ku isabato, dushimire Imana kuba yemeye kutubashisha kugira ngo ibi byigisho tubyige. Turi mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka w'ibihumbi 2024, aho turi kwiga intambara ikomeye. Rero iki cyumweru turifite insanganyamatsiko ivuga ngo kwizera imyuka mibi kwashizwe ahagaragara. Kwizera imyuka mibi kwashizwe ahagaragara. Kuri uyu wa kabiri rero dufite amagambo avuga ngo urupfu mu isezerano rya kera. Urupfu mu isezerano rya kera. Mbese mu isezerano rya kera urupfu rwavugwaga gute? Mu isezerano rya kera urupfu ruvugwa gute? Reka dusome amagambo yo muri Zaburi. Zaburi ya 6 umurongo wa 6, dusome na Zaburi ya 115 umurongo waho wa 17. Ndetse turebe no mu Bami, igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 2 umurongo wa 10, n'igitabo cya mbere cy'Abami nanone igice cya 11 umurongo wa 43. Tuze kureba none igice cya 14 umurongo wa 20. Mbese aya magambo cyangwa se aya masomo yigisha iki cyerekeye nuko abapfuye bamera? Niki aya magambo yigisha ku byerekeye nuko abapfuye bamera? Turebe muri Zaburi ya 6 umurongo wa 6, haranditse ngo kuko upfuye atakikwibuka, ninde uza gushimira ikuzimu? Mbese upfuye yakwibuka gute? Ntabwo bishoboka ko upfuye yakwibuka. Ngo mbese ninde uza gushimira ikuzimu? Ntawe, kuko ntawe ubayo. Ikuzimu nta migambi ibayo. Ikuzimu aho badushyira twapfuye, ibyacu biba byarangiye, nta bitekerezo tuba tugifite. Reka dusome Zaburi y'115 turebe umurongo wawo wa 17, haranditse ngo abapfuye ntibashima Uwiteka, cyangwa abamanuka bajya ahacecekerwa. Abapfuye ntibashima Uwiteka, cyangwa abamanuka bajya ahacecekerwa. Rero byumvikane ko uwapfuye ntacyo aba kibashije gukora, yewe aba yagiye ahacecekerwa. Turebe mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cyaho cya 2, dusoma umurongo wa 10. Igice cya 2 umurongo wa 10 haranditse ngo nuko Dawidi aratanga asanga abasekuruza bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi. Nuko Dawidi aratanga asanga abasekuruza bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi. Dawidi amaze gutanga nta kindi cyabaye uretse kumuhamba, kandi bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi. Reka turebe n'ubundi gitabo cya mbere cy'Abami, turebe igice cya 11, turebe umurongo wa 43. Haranditse ngo nuko Salomo aratanga asanga abasekuruza bamuhamba mu mudugudu wa se Dawidi, maze umuhungu we Rehobowamu yema ingoma ye. Salomo amaze gutanga nta kindi cyabaye ni ukumuhamba mu mudugudu wundi wa Dawidi, maze umuhungu we Rehobowamu yima ingoma ye. Reka turebe igice cya 14 n'undi cy'igitabo cya mbere cy'Abami, turebe umurongo wa 20. Haranditse ngo Yerobowamu yamaze imyaka 22 ari ku ngoma, aratanga asanga abasekuruza, maze umuhungu we Nadabu yima ingoma ye. Rehobowamu namaze gutanga nta kindi cyabaye nuko umuhungu we Nadabu yimye ingoma ye. Mbese aya magambo atwigisha iki cyerekeye n'uburyo abapfuye babaga bameze? Ikigaragara nuko iyo umuntu yabaga yapfuye nta kintu, nta ngororano yabaga agifite ku isi, ntago yabaga afite gutekereza, ibye byabaga birangiye. Isezerano rya kera ntago ryigisha ko ubugingo bw'umuntu budapfa, yewe nta nubwo ryigisha yuko inyuma y'urupfu abakiranutsi bahita bajya mu ijuru kubaho mu munezero w'iteka ryose, cyangwa ngo nyuma y'urupfu abanyabyaha bahita bamanuka bakajya ikuzimu aho batwikwa by'iteka ryose. Isezerano rya kera ryigisha ko urupfu ari bitotsi. Igitabo cy'Abami gikoresha imvugo gusanga abasekuruza gishaka kuvuga urupfu rw'abakurambere, yewe ndetse Zaburi zita urupfu ibitotsi. Kandi ndetse Zaburi ya 13 umurongo wa 4
ndetse na Zaburi ya 90:5 zose zihurira mu kuvuga ko urupfu ari ibitotsi. Na Yobu igice cya 14:12 naho Yobu akoresha amagambo avuga kutava mu bitotsi. Mu yandi magambo, mu isezerano rya kera urupfu rwakoreshwaga nk'ibitotsi, kandi umunyezaburi yongeraho ati, njyeweho nzareba mu maso yahawe nkiranuka, kandi mu ikanguka ryanjye nzahaga ishusho yawe. Umunyezaburi yari afite ibyiringiro yuko nyuma y'urupfu hazabaho umuzuko. Mu ikanguka rye rero, nyuma y'urupfu rwe nicyo yavugaga. Nyuma y'urupfu rwe yari azi ko azakanguka, nicyo umunyezaburi yavugaga. Aha rero tujye mu mateka, ingabo z'Abashuri ubwo zatsindwaga urugamba yo zikarimburwa, urupfu rw'abasirikare rwitwaga gusinzira guhwera. Igitekerezo kivuga ko imyuka y'abapfuye yamaze gutandukanywa n'umubiri igendagenda hirya no hino kugira ngo ivugane n'abantu bazima. Ntabwo ari inyigisho ishingiye ku kuri kwa Bibiliya na gato, ahubwo ni ubupagani bubisi. Rero ntabwo tukwiye kwizera yuko imyuka y'abapfuye igenda izenguruka hirya no hino ivugana n'abantu. Hoya, izi ni inyigisho z'ibinyoma, ni inyigisho z'ubupagani, kandi ubupagani bukomeye cyane. Ye kudasobanukirwa n'ukuri kwerekeranye n'urupfu bituma abantu benshi bagwa mu bishuko bya Satani. Benshi bazagendererwa n'imyuka y'abadayimoni, bihinduye nk'abantu babo bakundaga cyangwa inshuti zabo, maze bavuga iby'ubuhakanyi buteye ubwoba. Abadayimoni bafite uburyo bihinduramo amashusho y'abantu babo bacu bapfuye, maze nta kindi bakora uretse kuvuga iby'ubuhakanyi buteye ubwoba. Abo bashyitsi bazigaragaza nk'abadufitiye impuhwe kandi bakore ibitangaza kugira ngo bashyigikire imigambi yabo. Dukwiriye kwitegura guhangana nabo twitwaje ukuri kwa Bibiliya, kandi duhamya ko abapfuye ntacyo bamenya, kandi ko abo ari imyuka y'abadayimoni. Ni ukuri, iyi ni imyuka y'abadayimoni. Ntago umuntu wapfuye agaruka, ahubwo imyuka y'abadayimoni igerageza kwambara amasura y'abapfuye, bakagaruka bagakora ibitangaza, bakagerageza gushyigikira imigambi mibi ya Satani. Rero twe nta kindi twe kwitwaza Bibiliya, bityo tugahamya amagambo y'ukuri yo muri Bibiliya agaragaza yuko abapfuye ntacyo bamaze, ntacyo bakora, kandi abapfuye ntacyo bamenya. Tugahamya neza yuko ari imyuka mibi y'abadayimoni. Reka dusome amagambo aboneka mu gitabo cya Daniyeli ndetse no muri Yobu. Mbese ni ibyo bintu bigaragaza uko abapfuye bamera byongerwa muri iyi mirongo yo muri Daniyeli igice cya 12:2. Aratubwira ngo, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukirwa ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Bene data, ahangaha Daniyeli agaragaza ko umuzuko uzabaho rimwe, kandi igihe cyo kuzuka bamwe bazakangukira guhabwa ubugingo buhoraho, ndetse abandi bakangukire gukozwa n'isoni. Reka turebe muri Yobu igice cyaho cya 19 dusoma umurongo wa 25 n'uwa 26. Ariko njyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri. Ni ukuri, Yobu nawe yari yizeye yuko azareba Imana afite umubiri. Aya ni amagambo akomeye cyane yuko nabo mu isezerano rya kera bari bizeye ko umuzuko uzabaho. Nyuma y'urupfu hazongera habeho umuzuko, kandi umuzuko uzaba Kristo agarutse. Kandi bose bagereranyije yuko urupfu ari ibitotsi. Amagambo yo muri Yobu ni amagambo ateye ibyiringiro cyane. Ariko njyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azagaragara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri. Yobu yarize ko azongera kureba Imana afite umubiri nibwo yapfa. Yobu yarize ko urupfu ari nk'ibitotsi, kuko yizeye neza ko azazuka Kristo agarutse. Urupfu ni ikiruhuko mu bitotsi kugeza ku munsi w'umuzuko. Nta myuka itandukanyijwe
n'umubiri ibaho igendagenda hirya no hino kugira ngo ivugane n'abantu bazima. Nubwo abapagani bizeraga isi y'imyuka mibi, Abisirayeli bari basobanukiwe ko urupfu ari bitotsi kugeza muri cya gitondo cy'umuzuko. Amen. Abapagani nubwo bari bizeye neza yuko ku isi hari imyuka mibi, cyangwa se bakizera isi y'imyuka mibi, Abisirayeli bo bari basobanukiwe ko urupfu ari nk'ibitotsi kugeza muri cya gitondo cy'umuzuko. Mu kuri n'ukuri igitondo cy'umuzuko nishimiye ko twese abizera Kristo tuzakangukira ubugingo buhoraho. Nubwo tubabazwa n'abapfuye, ni ukuri tukwiye gutekereza n'iby'abapfira muri Kristo. Kandi muri ubu buryo, ni ukuri iyo bapfuye bafunga amaso yabo, maze hatitawe ku burebure bw'igihe bazamara bategereje kuza kugeza Yesu agarutse, ikintu bazamenya kikaba ari ukugaruka kwa Yesu. Ikintu bazakora ku munsi w'umuzuko ni ugutangara bati Yesu aragarutse, Yesu agarutse vuba. Ni ukuri ku munsi w'umuzuko ntabwo tuzabona ko Yesu atinze, tuzabona ko Yesu aje vuba cyane. Ni ukuri inshuti, icyo nkwifuriza uyu munsi ni uko watandukana n'inyigisho y'imyuka mibi, inyigisho ziyobya zigaragaza ko iyo umuntu apfuye hari ahandi hantu ajya. Hoya naho nta handi hantu umuntu ajya, ahubwo iyo umuntu apfuye, Bibiliya nk'abizera tukwiye kwizera ko abasinziriye kugeza igihe Yesu azagarukira muri cya gitondo cy'umuzuko. Abamwizeye tuzakangukira guhabwa ubugingo buhoraho. Nshuti yanjye, icyo nkwifuriza nanjye muri uyu munsi wa none ni ukora muri icyo gitondo cy'imizuko tuzabana na Yesu Kristo. Reka dusenge dusoza icyigisho cyacu. Turagushimiye, turaguhimbaje Uwiteka Mana ishobora byose. Tugushimiye ko wabanye natwe muri iki cyigisho. Tugushimiye ko ukomeje kudukunda kandi ukomeje kutwitaho. Udutandukane n'inyigisho z'imyuka mibi zigaragaza uburyo abapfuye uko bamera iyo bamaje gupfa. Turagusabye kugira ngo Uwiteka uduhe ko dusobanukirwa yuko iyo umuntu apfuye aba asinziriye ategereje igitondo cy'umuzuko ubwo Umwami Yesu Kristo azaba agarutse, tuzazukire guhabwa ubugingo buhoraho. Ubane natwe rero muri aka kanya, ibyo tugusaba ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Nongere mbibutse yuko mujye mwibuka gushyira ibibazo mugira kuri ibi byigisho dukomeza kwiga. Jya ahanditse komenti ukandeho, maze wandike ikibazo cyawe, maze ibibazo tuzadushaka umwanya wo kubisubiza. Amahoro y'Imana abane namwe.